ese ugeze utekereza ko ushobora kuba wageze kuba mbere y'uko uyu munsi ugiye kureba ibimenyetso byinshi ariko cyane cyane kimwe nta kuko cyemeza ko mbere y'uko uza muri ubu buzima bwo ku isi ubaga mu bundi buzima kandi bwiza kurusha uburimo cyangwa se njyewe ndimo. Tekereza nawe umwana w'imyaka 3 apfa umuganga akemeza ko ntacyo gishobora gukora, maze nyuma y'isaha imwe akazuka, ariko akazuka ni amateka n'ubumenyi bwo mu myaka y'ibihumbi ishize. Uyu munsi tugiye kwinjira mu nkuru ya Dorothy Eady, umugore watangaje abahanga akemeza ko yigeze kuba umupfumukazi mu bwami bwa kera bwa Egiputa. Ubuzima bwe n'ibimenyetso yatanze biracyashobera isi kugeza n'uyu munsi. Sam double kiki wigendere kandi ntibagiye gukora subscribe kuko ibyo ugiye kumva bishobora gutuma ubona bishobora guhindura uko ubona isi n'urupfu. Muhawe ikaze. Dorothy imyaka 3 yari ari gukina maze aza guhanuka ku ngazi bitunguranye, yakubise umutwe hasi nukata ubwenge abyeyi bamusanze adahumeka. Bahita bahamagara muganga aza vuba na bwangu. Umuganga amaze kureba uwo mwana yabwiye nyina ko nta kintu na kimwe ashobora gukora kuko umwana yamaze gupfa. Nyina yahise acika intege cyane, muganga yaragiye, maze nyuma y'isaha imwe agaruka azanye icyemezo cy'urupfu, atangiye kuganira n'ababyeyi ba Dorothy bapanga gahunda zo gushyingura. Muri uwo mwanya barimo kuganira bose bumvishe urusaku rw'ibintu bimeze nk'aho hari umuntu urimo kugira ibyo atunganya mu cyumba cya Dorothy. Bahise birukankirayo bazamuka ingazi bajya hejuru, basanga umwana arimo gukina nkaho nta kintu na kimwe cyamubayeho. Muganga yongeye kumusuzuma asanga nta kimenyetso na kimwe cy'igikomere kiri ku mubiri we, yewe habe no kuviramo imbere. Muganga ntiyashoboraga gusobanura ibyo yabonye, yavuze ko ari nk'aho Dorothy yazutse, ariko ntiyamenye ko ibyo yavuze ari ukuri kuzuye 100%. Ubundi Dorothy Eady yavutse mu mwaka w'igihumbi 1994 mu mujyi wa Londres. Mbere y'uko guhanuka ku ngazi no kuzuka yari umwana usanzwe cyane, ariko nyuma yaho yatangiye kujya akanguka nijoro afite ubwoba bwinshi. Yahitaga ajya gukangura nyina maze Dorothy akamubwira inzozi yabonye. Yahotaga atuye mu nzu nini cyane ifite inkingi ndetse n'ubusitani bwiza bw'icyatsi. Izo nzozi zahoraga ari zimwe kandi yakundaga kubwira nyina ati ndashaka gutaha imuhira. Iyo nyina yamubwiraga ko asanzwe ari mu rugo, Dorothy yarakaraga cyane kandi akaba nk'uwihebye. Hari n'igihe ababyeyi bamusangaga yicaye munsi y'imeza yo kuriraho yitunganya, bamubaza ikibazo afite akabasubiza ati ndashaka gutaha mu rugo. Iyo bamubazaga iwabo ari hehe ashaka gutaha, yavugaga ko atahazi, gusa icyo azi neza ni uko yashaka gusubira aho yaraye mu nzozi nijoro arota inzu y'akataraboneka y'icyatsi n'ubusitani bw'agatangaza. Nyuma yo guhanuka ku ngazi, Dorothy yatangiye kujya avuga mu rurimi rumeze nk'urw'agakondo, mbese ibintu bitumvikana neza, avuga ibintu by'indimi bitumvikana. Ibi byateye ubwoba ababyeyi be ku buryo byagoranaga cyane kubona umukozi wakwita ku mukobwa wabo Dorothy kuko bose baramutinyaga. Ubwo Dorothy afite imyaka 4, ababyeyi bapanze kujya gusura inzu ndangamurage y'Abongereza kuko batabonye umuntu wisigara wita ku mukobwa wabo, bahisemo kumujyana. Aho mu nzu ndangamurage niho ibintu byatangiye kurushaho kuba bidasanzwe, binashobora gutera ubwoba nk'uko byaba ku wundi mwana wese ufite imyaka 4. Bakinjira, Dorothy yatangiye kurambirwa aho mu nzu ndangamurage kuko kuri we yabonaga nta gishishikaje gihari, akagenda aseta ibirenge adashaka kugenda. Ariko uburyo Dorothy yari ameze bwahise buhinduka cyane ubwo bagiraga mu gace karimo ibintu gakondo byo muri Egiputa ya kera. Dorothy yatangajwe cyane n'ibintu yabonaga, ariko abonye ikibumbano cy'Imana yo muri Egiputa yahise yishikuza nyina yiruka mu cyumba cy'iyo nzu nk'umusazi. Yagendaga asoma ibirenge bya buri gishushanyo cy'Imana yabonaga kandi akagaragariza abantu baho ko atishimiye kubabona bagenda batambaye inkweto mbere y'ibyo yitaga Imana. Mbese kuri we bagombaga kuzikura nk'uko nawe yabikoze. Nyina yagize isoni nyinshi cyane n'ubwoba kubera iyo myitwarire y'umukobwa we, ariko Dorothy yaje guhagarara ahita aceceka. Ababyeyi be bamusanze ahagaze imbere y'icyuma cy'umurambo wumishijwe uzwi nka mummy, ameze nk'uwarwaye paralize. Yitegereza cyane isura y'uwo murambo wa kera. Nyina yagerageje kumuterura, ariko Dorothy arakara cyane maze mu ijwi rimeze nk'iry'umugore ushaje cyane Dorothy aravuga ati aha ni ahantu hanjye. Igihe Dorothy afite imyaka 7, se yamuguriye igitabo kivuga kuri Egiputa ya kera. Dorothy yamaraga amasaha menshi yiga inyandiko z'ibishushanyo akoresheje ikirahure gipfura inyuguti. Nyina yamubazaga icyo arimo gukora, Dorothy akamusubiza ati ndi kugerageza kwibuka. Umuryango we waje kujya asura inzu ndangamurage kenshi kuko ariho honyine Dorothy yabasaba ko bajya, kandi akabwira ko ariho honyine abari akumva afite ibyishimo n'amahoro.
igihe kimwe ari gusoma ikinyamakuru cy'ubumenyi cy'ibyataburiwe mu matongo, Dorothy yabonye ifoto y'urusengero rwubakiwe umwami Pharaohs witwaga Sety mu mujyi wa Abydos. Dorothy yarayitegereje cyane bigaragara ko yashobewe. Ese abaza nyina ati ese ibiti byose n'ubusitani byagiye he? Nyina aramubaza ati ahantu ni hehe se? Dorothy yahise asubiza aseka cyane mu nseko y'ibyishimo kurusha izindi zose yigeze kugira mu buzima bwe. Atunga urutoki kuri ya foto y'urusengero rwa Sety maze aravuga ati mama, aho niho mu rugo. Uretse bya Dorothy hari ibindi bihamya bigaragaza ko abantu bavuka bwa kabiri. Inyandiko z'abahanga zivuga ko kuba abana bibuka ubuzima bwabo bwa kera ari ikintu kibaho cyane kurusha uko abantu babitekereza. Hari izindi ngero, impanga zo mu Bwongereza zo mu 1957. Abakobwa babiri Joanna na Jacqueline bishwe n'imodoka nyuma y'umwaka nyina yabyaye izindi impanga, Gianna na Jennifer. Imwe muri izi mpanga yari ifite ikibibi hamwe n'inkovu ku gahanga bimeze neza nk'iby'umwe mu bavandimwe babo bari barapfuye, kandi basabaga ibikinisho byari by'abavandimwe babo batari barigeze babona bari barapfuye mu mwaka ushize bishwe n'impanuka. Ikindi kimenyetso ni James Leininger, umwana w'imyaka 2 watangiye kujya uta nabi ava ko umupilote w'indege y'intambara yarashwakaga mu nyanja. Yashoboraga kuvuga amazina y'ubwoko bw'indege n'amazina y'abantu bakoranaga nawe mu mwaka w'1945, kandi byose baje kubikurikirana basanga ari ukuri kuzuye. Undi ni Ryan Hammons, umwana w'imyaka 4 wavuze ko yahoze ari umugabo utuye i Hollywood. Ryan yaravugaga ati nahoze ndi umuntu ukomeye ariko ubu ndi muto. Nakundaga abakobwa kandi nashimishwaga no kuba ndi muremure mwiza cyane, nshobora kujya aho nshaka hose rwose nkaze kuba umwana muto. Diana yaje kureba igitabo cy'amafoto cya kera agaragaza ibyamamare maze atungutse ku ifoto y'umugabo witwa Martin. Ahita avuga ati uyu Wari twakinanye filimi, uyu mugabo wundi ni njyewe, aho nishakiye birangiye nibonye. Nyuma yaho baje gusanga ko ibyo Diana yavuze byose ku buzima bw'uwo mugabo ari ukuri. Izi nkuru zose rero zituma abantu bibaza niba koko urupfu ari iherezo ryacu cyangwa se niba ikindi gice cyacu gisigara kikongera kuvukira mu bundi buzima. Ibyarane na Martin ntabwo byangiriye hariya gusa. Dani yatunze urutoki kuri ya foto maze aravuga ati reba uyu ni Wari twakinanye filime, naho uyu mugabo wundi ni njyewe wivumbuye. Uwo mugabo we kuri iyo foto yitwaga Martin. Byaje kugaragara ko Martin yari umukinnyi wa filime witwaga Rita Hayworth, ko yigeze kujya mu biruhuko i Paris kandi ko yarakuze mu kigo gifasha abantu guhindura amazina. Diana yaravuze ukuri kuri byose, yarazi n'ibindi bintu Martin yashoboraga gukora, nkuko yabyinaga mu mazu y'ibirori, umubare w'abashiki be n'abana yari afite. Diana yavuze nuko inzu yari ku muhanda ifite ijambo ibuye. Byaje kugaragara ko Martin yabaga ku muhanda witwaga Roxbury Drive. Umuryango wa Martin wemeje ko ibintu 55 byose uyu mwana w'imyaka 4 yavuze byari ukuri kwambaye ubusa, ukuri kuzuye neza 100%. Izi ngero zose zigaragaza ko kwibuka ubuzima bwa kera bitangira ku myaka 2 cyangwa 3 bikagenda bishira umwana agiye ku myaka 5. Ariko kuri Dorothy Eady siko byagenze, ko yakuraga niko ibyo yibukaga byoshobora kwisobanuka neza. Mu mwaka w'1920 ubwo yagize mu kigero cy'ubwangavu, Dorothy yahishaga ko yizera ibyo kuvuka bwa kabiri. Ibi byamugizeho ingaruka kuko bitari byemewe mu idini ryo muri icyo gihe. Umunsi umwe umupadiri yaje iwabo kumureba, amubwira ko atemerewe kongera kuza mu ishuri ryo ku cyumweru. Dorothy yaranze kuririmba indirimbo ivuga nabi igihugu cya Egiputa hamwe n'imana zabo za kera, ndetse anajya impaka n'umwarimu wari uvuze ko ubukristo bwubakiye ku madini ya kera ya Egiputa. Kubera ko Dorothy yamaraga igihe kirekire mu nzu ndangamurage, yaje kumenyana n'inzobere mu bya Egiputa witwaga Broderick, umwigisha mu gusoma inyandiko z'ibishushanyo. Amwigisha gusoma inyandiko z'ibishushanyo. Dorothy yazize mu buryo bwihuse kandi butangaje, ahita bifata vuba vuba. Igihe Dorothy afite imyaka 15 yatangiye kujya akanguka mu gicuku hafi buri joro, bivaga ijwi ry'umugabo witwaga Nguhora amubwira ati andika ibyo ndimo kukubwira. Dorothy yahitaga ajya mu bimeze nko kurota ngo ataryamye, ariko kandi nabwo atari maso neza. Bimwe abasenga cyane bita kubonekerwa ngo agashushanya inyandiko z'ibishushanyo byinshi
iyo yakangukaga ngo ntiyamenyaga ibyo yanditse kandi n'umukono we wari we usanzwe. Nyuma y'umwaka yamaze kwandika impapuro 70. Aha rero niho yaje gusobanukirwa inkuru yose y'ubuzima bwe bwa kera. Yamenye ko umugore w'umunyegiputakazi witwaga Bentirashayiti wavukiye mu mujyi wa Bodaidos, avuka mu muryango uciriritse. Se yari umusirikare w'umwami Seti wa mbere, naho nyina akaba umugore wacuruzaga imboga. Ubwo yari afite imyaka 2 nyina yarapfuye. Se ntiyashobora kumurerana ukamugena mu rusengero rwa Komere Sultani kugira ngo azakuriremo abo umutekerezi umupfumukazi nyine. Afite imyaka 12 gusa bamuhaye amahitamo 2 kuva mu rusengero akajya kwifondera ubuzima mu isi yo hanze, cyangwa se kwegurira Imana ubusugi bwe akaguma mu rusengero. Bentirashayiti yahisemo kuguma mu rusengero. Nyuma y'imyaka mike gusa yaje guhura n'umwami Seti wa mbere, maze batangira gukundana mu ibanga rikomeye cyane. Bentirashayiti yaje gutwita inda y'uwo mwami, nuko biba ngombwa ko abibwiye umupadiri mukuru. Umupadiri mukuru yamubwiye ko icyaha yakoze cyo kurenga ku masezerano y'ubusugi ari icyaha gikomeye cyane, kandi kagomba gucibwa urubanza rwo gupfa kugira ngo adashyira umwami mu kaga no mu gisebo. Bentirashayiti yahisemo kwiyahura mbere y'uko urubanza rutangira. Dorothy amaze gusobanukirwa ibi byose, yakoze imirimo itandukanye yo ku mwaka w'1931 yabonye akazi Londres ko kwandika mu kinyamakuru kivuga kuri Egiputa. Kuva ubwo yatangiye kwandikira n'umugabo w'umunyegiputa witwaga Abeli Meguda. Mu mwaka w'1933 uwo mugabo yamusabye ko babana. Dorothy arabyemera, maze ajya muri Egiputa bwa mbere. Muri ubwo buzima bwa kabiri yari arimo, bavuga ko akigera i Kairo yapfukamye hasi asoma ubutaka arira cyane agira ati ngeze mu rugo bwa nyuma. Dorothy yaje kubyara umwana w'umuhungu amwita Seti, izina ry'umwami bakundanye kera cyane. Ibi byatumye ahindura izina rye yitwa Om Sety, bishatse kuvuga nyina wa Seti, nk'uko abagore ba kera muri Egiputa bitwaga. Nyamara urugo rwe ntabwo rwakunze, kuko Dorothy yahugiye cyane mu migenzo n'amateka ya kera kurusha uko umugabo we n'umuryango we babishakaga, byatumye batandukana. Mu mwaka w'1935 Dorothy yahawe akazi mu rwego rwa leta ya Egiputa rushinzwe ibintu bya kera. Yabaye umugore wa mbere mu mateka uhawe aka kazi, kandi bidatinze yabaye intiti izwi cyane kubera ubumenyi bwe butangaje mu gusoma inyandiko za kera no gusobanura amateka. Nubwo Dorothy Eady nta mashuri makuru yarize mu by'amateka, yaje kuba inzobere izwi cyane. Mu mwaka w'1952 yabonye akazi mu mujyi wa Abydos, wa mujyi wahoraga avuga ko ariwo yabagamo kera cyane. Agezeyo abaturage babo bamubonaga nk'umuntu ufite imitwarire idasanzwe. Yakundaga kugenda ibirenge biri hasi neza neza nta nkweto, kandi akaba asenga mu ntembe insengero za kera za Egiputa. Mu mwaka w'1957 umuyobozi mushya w'inzu ndangamurage z'ibintu bya kera cyane yashatse kumugerageza. Nubwo uyu muyobozi abonaga ko Dorothy afite ubumenyi butangaje, ntashobora kwemera ko uyu mugore yigeze kuba muri uwo mujyi mu myaka 1000 ishize. Nuko nijoro amugena mu rusengero rwa Seti bafite itara rito gusa ry'agatadowa. Uwo muyobozi yasabye Dorothy kumuyobora mu bice bitandukanye by'urusengero. Icyo gihe nta karita y'urusengero yari agasohoka, kandi Dorothy ntiyari yarigeze akandagira muri urwo rusengero muri ubwo buzima. Ariko itangaje, Dorothy yamuyoboye ahantu hose uyu muyobozi yamusabaga kujya nta karita yari afite, kandi nta rumuri rwinshi rwari ruhari. Yari azi buri mfuka y'urusengero. Nyuma yo kugerageza kumuyoboza inshuro 3 zose bikanga, uwo muyobozi yaje kubireka ntiyongera kumuyoboza ukundi. Dorothy yanavugiye aho ubusitani bw'urusengero bwari buri n'inzira y'ibanga yo munsi y'ubutaka. Abahanga barahataburiye maze basanga ari ukuri. Mu mwaka w'1954 Dorothy yagize imyaka 60, maze amategeko ya Egiputa amutegeka kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ariko kubera ko afite ubumenyi bufite igihugu akamaro, yahawe uruhushya rwinshi rwo gukomeza gukora. Abahanga mu bya Egiputa bashoboraga gusobanura ukuntu Dorothy yakumviraga ibintu byinshi bya kera akoresheje kwibuka gusa. Dorothy yatanze n'ibindi bimenyetso byinshi n'ibintu bitari byagatabururwa. Bimwe muri byo ni imva ya Nefertiti. Mu mwaka w'1972 yavuze ko imva ya Nefertiti iherereye munsi y'umwami Tutankhamun. Nyuma y'imyaka 40 mu mwaka w'2015 hifashishijwe ibyuma bifata amafoto munsi y'ubutaka, basanze koko munsi y'iyo mva hari icyumba aho yari yaravuze nyine.
Ikindi ni munsi y'igishushanyo cya Phoenix yavuze ko ari icyumba kirimo ububiko bw'ibitabo cyishe munsi y'ikirenge cy'icyo gishushanyo. Nyuma y'imyaka ibyuma byaje kwerekana ko icyo cyumba gihari koko. Uko abantu benshi babona ukuvuka kwa kabiri. Inyandiko zivuga ko hagati ya 30% y'Abanyamerika n'abakristo benshi bageze kuri 25% bizera mu kuvuka kwa kabiri mu bihugu by'uburasirazuba bw'Ubuhinde, ari naryo pfundo ry'amadini nka Hinduism n'Ububuda. Hari ingero nyinshi zizwi cyane nka Dahirama ufatwa nk'umuntu uvuka kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi 474. Inkuru ye nayo tukaba tuzayigarukaho. Ese Dorothy yari afite uburwayi cyangwa yazukuye? Abantu batemera ibintu bavuga ko Dorothy afite umutwe hasi kandi akiri mutoya byaba byarangije ubwonko bwe bigatuma agira amatsiko n'ubumenyi burenze ku bintu bya Egiputa. Bavuga kandi ko inkuru ze nyinshi zidafite gihamya uretse we ubwe. Nyamara abahanga bakomeye muri Egiputa bemeza ko ubumenyi bwe bwari buteye ubwoba kandi ko butangaje cyane ku buryo butari busanzwe. Dorothy Eady yaje kwitwa umutagatifu mu nzu y'amateka ya Egiputa. Yitabye Imana mu mwaka w'1981 atuye hafi y'urusengero rwa Sety rw'ahantu yakuze yita mu rugo. Ngaho tubwiye muri comment, ese urabyemera? Ese uratekereza ko amateka yawe ari uyu munsi gusa cyangwa hari ikindi gice cyawe kigeze kubaho kera cyane? Dorothy yatubwiye ko urupfu atari iherezo ahubwo ari nk'umuryango ujya mu rundi rugo. Bityo baho neza, ugira abandi neza kandi uzirikana ko uri agaciro. Mwakoze cyane kudutega amatwi kugeza ku iherezo ry'iki kiganiro cyacu. Tukurarikiye gukomeza gushaka ubumenyi kuko isi irimo amabanga menshi utaravumbura, kandi niba utarakanda subscribe nyamuneka ntiwibagire.